ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Umwaka wa 2021 ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakoze amabarura yibanda ku bakiri bato. Iryo barura ryitwaga National Youth Tobacco Survey. Iryo barura ryagaragaje ko mu gihe mu myaka yashize abantu banywaga amata asanzwe azwi nyine bisaba kwatsa umuriro n'ikibiriti cyangwa se gucana ngo rimwe ubikoranabuhanga ryatumye abakiri bato benshi bayoboka itabi rya electronics cyangwa se ry'ikoranabuhanga. Ndetse abagera kuri miliyoni 2 igihe bakoraga iryo barura y'abiga mu mashuri yisumbuye bakoreshaga iri tabi ryitwa e-cigarette. 8 ku 10 muri abo bakoreshaga iryabaga ryongewemo ibindi binyabutabire ari byo byitwa flavors. Kandi uyu mubare wakomeje kwiyongera kuko iri barura nyine ryakozwe muri 2021. Abakoresha iri tabi ry'ikoranabuhanga rya e-cigarette bibwira ko ritagira ingaruka mbi ku buzima. Nanone babanga ko itabi ryabanukaho uko bigenda ku bamwe bitabi basanzwe. Ese koko e-cigarette cyangwa electronic tobacco nta kitwaye kuyikoresha? Twe turi The Fixers. Niba warigeze wumva ushaka kureka kunywa itabi burya si we wenyine, kuko ubushakashatsi bugaragaza ko nibura abantu 7 ku 10 banywa itabi baba barigeze gushaka kurireka cyangwa baba babishaka. Umuganga akaba n'inzobere muri Johns Hopkins Serum Center for the Prevention of Heart Disease hari amakuru atanga n'inama kuri iri tabi cyangwa se kukizwi nka vaping cyangwa kunywa itabi rizwi nka e-cigarette. Vaping cyangwa iri tabi ry'ikoranabuhanga ingaruka ryaryo yewe nubwo atari ryinshi gusa n'ubundi ngo ingaruka zirahari. Ubundi itabi risanzwe rigira ibinyabutabire bihurizwa hamwe bigera ku 7,000 kandi byose ngo birangiza. Gusa ibiri muri e-cigarette ntibizwi umubare kuko abarikora ntibakunda kugaragaza ibyo barikozemo. Nanone hari abantu mu kwa kabiri kwa 2020 babonetse bagera ku 2,807 barwaye indwara z'ubuhumekero kandi baranapfa bazize gukoresha e-cigarette. Abenshi muri aba bazize guhindura cyangwa kugura utu dukoresho dutanga iri tabi ku masoko yitwa black market cyangwa amasoko atemewe, kandi henshi babaga bashyizemo ikinyabutabire cyitwa THC. Muri e-cigarette n'ubundi ngo habamo nicotine, kikaba ari ikinyabutabire cyangiza kiba mu itabi, kinatuma warikoresheje akomeza kumva ashaka kurinywa, ari nabyo bituma kurireka bigorana. Izi nzobere z'abaganga zivuga ko ibikorwa mu gukora iri tabi ry'ikoranabuhanga bitazwi neza, gusanga abarinywa benshi nabo bibasirwa n'indwara nka stroke, kurwara umutima ndetse n'amanjine byangiza mu kanwa, kandi amenyo akaba yakoroha ibizwi nka cavities, guhinduka umunwa ukaba wakirabura yewe n'izindi ngaruka nyinshi. Uyu muganga witwa Blaha avuga ko abantu ngo bakwiye kumva ko kwemera kunywa itabi rya e-cigarette nabyo ngo ari dangerous nk'uko n'irindi ryose rishobora kwangiza. Avuga ko umuntu niba anywa ikintu atazi nawe neza uko gikoze, n'abaganga bakaba batazi uko cyakozwe, yewe ngo abayicukurira imva yo mu gihe kiri imbere. Nk'uko itabi risanzwe ngo ribata na electronic cigarette cyangwa e-cigarette nazo zirabata, kubera ko harimo heroin yewe hakaba habamo na cocaine. Uyu muganga w'inzobere Blaha avuga ko abenshi bakoresha iri tabi babona nicotine nyinshi yewe kurenza y'abarikura muri irindi tabi risanzwe bacana umwambi n'ikibiriti, kuko bashobora kuvangamo ibintu byinshi ntusobanukirwe. Nubwo bamwe barikoresha ngo bazi ko rizabafasha kuva ku itabi risanzwe, ariko ngo ibyo ntibigerwaho. Nanone e-cigarette ntiyigeze ihabwa icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo kizwi nka Food and Drug Administration. Nkuko twabivuze dutangira, urubyiruko nirwo rukoresha itabi cyane kurenza abandi, ndetse ngo ubu abarikoresha bamaze kwiyongeraho 100% cyane cyane mu bihugu byifashisha. Niba ushaka kureka iri tabi ngo wagana abaganga hakiri kare, yewe kuko bashobora kugufasha ukarireka hakiri kare, kuko ngo iyo uretse hakiri kare umubiri wawe ushobora kurokoka ingaruka wari kuzahura nazo mu gihe kiri imbere, ugatangira kwisubiranya, ukaba wasimbuka ingaruka ziterwa no kunywa itabi, yewe ntube warwara indwara ziterwa no kunywa itabi. Ndetse bavuga ko no mu bihugu bikennye cyangwa se bikiri mu nzira y'amajyambere, abitwa ko ari abantu bifashije cyangwa se basobanutse
batakirwa n'amatabi asanzwe ngo basigaye bikoreshereza vaping cyangwa se e-cigarette. Nabo ngo imibare ikomeje kugenda yiyongera kandi ngo twakitega ko mu myaka myinshi iri imbere dushobora kuzabona abahura n'ingaruka z'itabi kuko ngo hatazwi uko rikora n'ibyo rikozemo. Twebwe turi The Fixers. Umva gufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri @ifix.ra cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.